Aime TV Show. Ladies and gentlemen, my dear friends, my people, twongeye twizere ko mwongeye gukomeza kugira ibihe byiza nk'ibisanzwe. Ni ya team turagarutse nk'ibisanzwe ni Aime TV Show, tuje kubaha ibintu byacu, ibintu byanyu, ibintu byiza cyane muri rusange. Ladies and gentlemen, ndashaka gutangira mbabwira ni happy new year, umwaka mushya muhire. Mwese mukomeza mugenda mukunda ibiganiro byacu, ibintu byacu, show tubahereza, ibiganiro tubahereza, amakuru y'imyidagaduro ndetse na entertainment muri rusange tugenda tubazanira hano kuri Aime TV Show. Komi Aime, nitwa Aime nk'ibisanzwe, ngarukanye na ryatsinda ni Kogunaka ni Happy J n'abajene tuba turi kumwe hano umunsi ku munsi kabisa, bavuga bati natwe katurebe ukuntu twakora ibintu byacu twipoye, aho gufata umwanya tujya mu bintu bidari ngombwa, mu bintu bidafitiye akamaro, byasubiza mind zacu inyuma cyangwa se bitafasha u Rwanda gutera imbere. Ahubwo reka tuze twunguke ubumenyi, twunguke ubwenge, dukora ibintu byiza dukunda twahisemo nk'akazi nk'umwuga. My dear friends, nizere ko mumeze neza kandi mbashimira urukundo mugenda mutwirika umunsi ku munsi. Ibintu byacu murabikunda, your subscription, your likes, your good comments, your suggestion, it's a big thing for us. Thank you so much. Just make sure you are here, keep turn, we'll be back. Uyu munsi hari iki rero? Uyu munsi abenshi ushobora kwibaza muti ni iki kiduteranyije hano uyu munsi, ariko nubwo haba hararangiye umwaka tugatangira undi, mu myidagaduro harabayemo byinshi. Mu myidagaduro habayemo byinshi, habayemo ibitaramo bigiye bitandukanye, habayemo amakuru menshi agiye atandukanye, ariko uyu munsi kituzanye ni iki? Uyu munsi tuje kugira ngo tugaruke ku kintu cyitwa battle. Ihangana kabisa risa nk'intambara iri muri showbiz. Ese ubundi byaje gute, bizarangira gute? Ese wakibaza muri showbiz imeze bite? Ihangana ryavuye he? Ihangana n'iki? Ihangana harimo izihe ntambara? And then icyo nakubwira ni ukomeza kureba video paka irangiye, uragenda usobanukirwa abasesenguzi bacu nk'uko mubizi, nk'uko mwagiye mubakunda ibintu byabo kabisa. Ni fresh kandi bafite amakuru meza, bafite ubusesenguzi bwimbitse. Twavuye hano muri video itambutse tubabwira ko hari igitaramo cya The New Year Groove. The New Year Groove ni igitaramo cya The Ben kiba buri mwaka ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere buri mwaka, yakise The New Year Groove. Ariko uyu mwaka cyari gifite umwihariko kubera ko cyari cyahurije hamwe abahanzi bita ko ari aba mbere, wese akavuga ko ari uwa mbere, ari best mu Rwanda. Ariko cyarabaye ndetse impande ntekeza ko ari uruhande rwanyuzwe, kubera ko the best ashobora kuba yaragaragaye, the best ashobora kuba buri wese mboneze yaragiye amubona. Ariko si ibyo bimeze kuba, igitaramo kimaze kuba kiratambutse kirarangiye, mu itangazamakuru hasigaramo iki? Mu itangazamakuru ku mihanda, muri industry nyarwanda rwabuze igica hagati ya The Ben na Bruce Melody. Buri wese aracyavuga ko ari umuntu wa danger, ari we wa mbere. Noneho dutangiye kubona igisa nk'ihangana ryeruye mu ma interviews bagiye bakora. The Ben agaragaza ko avuga ko ngo Bruce Melody niwe muntu watangije urugamba, niwe muntu watangije ihangana, bivuze ko yamaze kwinjira mu rugamba, yamaze kwinjira mu ihangana. Turagira ngo twibaze, ese ibintu biraza gusiga iyihe shusho? Biraza gusiga iki ku muziki nyarwanda, kuri aba bahanzi bombi, kuri buri kariya y'umwe birasiga iki? Ese The Ben yaba yarakoze ikosa kuzana Munyakazi cyangwa se Bruce Melody mu gitaramo cye The New Year Groove? Ese byo byamusigiye iki nk'umuntu wateguraga igitaramo muri rusange? Niho ngira ngo mpere ngende nongera kwakira aba basesenguzi banyu kugira ngo nabo batangire batubwira nabo ama opinion yabo, ndetse banadusesengurira batubwira ese ubundi ido n'ido kuri ibi bintu bigendanye n'izi beef zikomeje kugenda zizamuka mu muziki inyarwanda. Happy J, how are you bro? I'm a fourth. Umeze fresh? Chana. Okay, none ndabona waje wateretsemo Real Madrid. Uri umufana wa Real Madrid? Cyane mbere cyane. Okay, that's great. Kogunak, how are you brother? Fine bro. Umeze neza? Ameze fresh. Umwaka mushya muhire. Kuri twese. Umwaka ushize wasoje gute muri rusange? Umwaka ushize wari mwiza. Kuri njye nawe usoje neza. Ni umwaka nubwo utari urimo ibintu byinshi byiza, ariko bike by'ingenzi.
bike byari birimo byambereye byiza byabaye itangiriro ry'ubuzima kuri njyewe ndabishimira Imana. Good. Uzanye izihe mbaraga, uzanye izihe mbaduko muri 2026? Muri 2026 yasi ni umwaka wo gukora, ni umwaka w'umurimo kuri njyewe, ni umwaka nashyizemo plan nyinshi, kandi ngomba kuzacivinga kuko nkuko nabikoze muri 2025. Murakoze. Yes. Murabona ko abajene bameze neza, bafite imyuka, bafite courage, ndetse ibintu byabo bashaka kubikora kinyamwuga. Twinjiye, twatatse, twaje, tushaka kugira ngo noneho twihute nta gutinda kabisa. Kognak, ni wowe muntu dufite uyu munsi dushaka ko uduhereza idonido akantu ku kandi. Izi beef ziri guturuka he? Izi beef ziri bwangiriza iki? Izi beef zisize Debe, zirasiga Debe na meza ate, zirasiga Bruce Melody meza ate, cyane nka Debe twafataga nkaho yarafite undi bahanganye. Niba wenda Bruce Melody nawe yinjiye mu gakino cyangwa muri battle, turaza kugenda tubimenye. Ubwo urafata Fro and then tubane nawe utubwire byinshi bigiye bitandukanye. Welcome on the mic. Murakoze. Nongeye kwishimira kuba hano hantu. Sindi butinde ariko ngerageje kwihuta. Mu bibazo numvishe ni ibibazo bibiri by'ingenzi. Nicyo iyi competition cyangwa iyi battle iri busigire, ishusho iri busige ku muziki nyarwanda muri rusange, ishusho igiye gusiga kuri The Ben, ishusho igiye gusiga kuri Munyakazi. Ikindi ni ikosa, nimba ari ikosa ryabaye kuba The Ben muri New Groove gutumira Bruce Melody, nimba ari ikosa cyane nimba atari ikosa. Ndashaka guhera kuba nimba byaba ari ikosa kuba yaratumiye Bruce Melody mu gitaramo cye gisoza umwaka akunda gukora, kikanatangiza umwaka. Kuri njyewe si ikosa. Impamvu ngiye ntabyita ikosa nuko twagiye tubona abahanzi bakomeye bakorana. Ibi bintu ntabwo ari mu Rwanda gusa, hanze murabizi. Urugero nka Tanzania twagiye tubona ibitaramo bya Harmonize na Diamond kandi bagakora ibintu neza bikagenda neza nta kibazo. Twagiye tubona hanze muri za USA abahanzi bakomeye bakorana. Urabizi kandi mwese ndakeka mubizi, aba audience bacu barabizi. Ariko hano ikosa ryabayemo ni ikosa rya promotion, gupromotinga iki gitaramo cyabo, niho hano habaye ikosa. Iri kosa ndagira ngo umfashe turyumve neza. Iyi promotion yatangijwe n'indirimbo zihangana hagati yabo, kandi bose bamaze kumenya ko umwe azatumira undi mu gitaramo. Kubera iki wayo competition yaje? Nje niryo kosa mbonamo, kufata ukabanza indirimbo nka Munyakazi idisinga mugenzi wawe wagutumiye, nawe mu kumusubiza ukamusubiza umudisinga kandi mugize ute muri buze kugira ute wamutumiye. Ni ikintu ngiye kuri njyewe ntishimiye, kubera ko cyatumye abanyarwanda muri rusange bahita babona ko mu by'ukuri nubwo bari gukorana hari competition. Okay, byakuruye audience, byakuruye umufana muri arena araza ruzura, ariko mu by'ukuri byasize confusion mu bantu. Ese aba bantu bari gukorana bate? Byateye urujijo. Urabizi byageze aho ngo Bruce Melody yakoze amasaha menshi atarakwiye gukora, biteza ikibazo muri rusange. Kuri njyewe ntago ari kosa kuba yaratumiye umugenzi we Bruce Melody, ahubwo ngiye ikosa ndibara mu buryo ba promotinze igitaramo cyabo kizaba. Murakoze. Yego, ikosa uribara kuba ukuntu wenda ba promotinze igitaramo bifashishije wenda ibisa n'ihangana ryeruye. Birenga kuba ari kujya gutanga ama interviews mu itangazamakuru, bigera ahubwo no kubihangano bagiye basohora mbere y'igitaramo. Umwe asohoye Munyakazi, undi asohora Indabo Zanjye. Wenda ndagira ngo Habi J nawe winjire wibanda cyane kuri izi ndirimbo, ziriya ndirimbo zombi uziringanize,
ugerageze kutubwira ese Munyakazi indabo zanjye buryo ki buri video yakitinze, buryo ki igaragara ishushanya bikorwa rigaragaramo bigaragaza iki, byahepinze iki ku gitaramo, uza kuzuza kogunaka ku bijyanye n'uburyo na promotion y'igitaramo ukuntu yakozwe. Yego, weka on the mic. murakoze cyane nk'uko mubivuze tugire ibyo twavuga kwirihangana ryari rihuje Tiger B na 001 cyangwa se Munyakazi Bruce Melody. habanje kuba ikintu kihangana mu ndirimbo, aho umwe yasohoye indirimbo bayita Munyakazi, uwo ni Bruce Melody. Hanyuma Tiger B nyuma y'iminsi mikeya cyane nawe ashyira hanze indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Abantu be bazi ko Tiger ni umuntu nyine ukunda gukora indirimbo z'urukundo, ariko aza gutungurana aririmba indirimbo iri hip hop, nyine wumva ko yahinduye, noneho ahindura rwa rukundo nk'uko yabiririmbaga, noneho ahindura n'amagambo agize bya bintu yakoraga. Mbese ni isura ubona ko yajyanisha ikintu cyo guhangana, bose kumva ko hari uruhande rumwe rufite ibyo rukwiye kuzuza, hari urundi ruhande narwo rufite ibyo rukwiye kuzuza, no bakazajya muri arena bareba ngo who is the best, hariya bagiye kwitereka kuri stage. Noneho ukuntu byagiye bigaragara nyuma yo gushyira hanze izo ndirimbo, nyuma y'igitaramo, ubona ko ni ibintu ntabwo bisa neza. Ngiye ku ruhande rwanjye nk'uko Kogunaka yabivuze, ntekereza ko yari gutumira Bruce Melody akaza kumufasha, nk'uko yabivuze na Harmonize na Diamond barakorana, batitaye ngo who is the best, ahubwo bagakora ikintu bashaka kugira ngo abaturage cyangwa se ababakurikira, abafana babo bishime, dore ko byabaye turi gutangira n'umwaka, byari ibintu byiza. Murakoze cyane. Yego, icyo kongeraho wenda mu bigendanye na acting nari mvuzeho, buryo ki indirimbo zose zigiye zakitinze. Umwe ngo ni mu ndirimbo Munyakazi afashe imisatsi ya mugenzi we arayihushye ivuyemo, nkaho bidahagije undi mujene afata indirimbo Indabo Zanjye agaragaza ari kubagisha umuntu inda. Murabizi abantu bakurikiye imyidagaduro byagiye bivuga ko Bruce Melody yibagishije inda, abantu bagenda babihuza muri ubwo buryo. Afata inkweto ishaje barayikata banyuzamo umukasi, ngo niyo bise ikinyusi. Byose tunugenda duhuza abantu bakavuga ko harimo nyine ihangana mbere y'igitaramo, kuzamuka kugera ku gitaramo ndetse kugirinda kirabaye kirarangiye. Abafana ku mpande zombi nabo barahanganye ubwabo. Uruhande rumwe ruti ntabwo twanyuzwe, twe twabemeje, urundi twabemeje, ariko kugeza kuri ubu ngubu biracyari amayobera matagatifu. Gusa twe twakifuza ko hahoraho ibitaramo bisusurutsa abanyarwanda, bibaha byinshi byiza. Ariko mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndagira ngo abajene mwongere no mugaruke gatoya ku ishusho bigiye gusiga hehe, ku ishusho bisize ku muziki nyarwanda, ku ishusho bigiye gusiga kuri kariyeri za bombi, kuri The Ben na Bruce Melody, mu bijyanishe n'umuhanzi Meddy. Impamvu nshaka kubijyanisha n'umuhanzi Meddy Kogunaka nuko mu minsi yashize twajyaga tubona ibifi bisa nk'ahari bibiri, Meddy and The Ben. Ese Bruce Melody yinjiyemo ati? Ese ubundi ubwo ntibivuze ko hari umugiye gutakaza bwa bushongore n'ubukaka kubera ko nta bihanga bimwe bitekwa mu nkono imwe? Bivuze ngo n'umuntu harasigara iki, hari umwe urabigenderamo, hari n'abyungukiramo. Ndagira noneho ubihuze gutyo, utubwire ese nkawe nk'umusesenguzi ubibona gute muri rusange? Nanone murakoze Aime, ndagira ngo tutaragaruka kuri icyo kibazo gato unyihanganire, ngaruke gato ku kintu navuze. Mu by'ukuri imagine ukurikira na showbiz yo mu Rwanda, ibaze Indabo Zanjye za The Ben yaba ari indirimbo ya R&B tumuzimo, ari indirimbo y'urukundo, ibaze icyo kintu byari kuruta title yagiye indirimbo nyinshi ze afite. Ndikumva yari kuba ariyo indirimbo ifite title nziza mu Rwanda kano kanya, ariko afashe title nk'iriya Indabo Zanjye,
azishyizemo hip hop yo kudisinga umuntu. Mu by'ukuri automatically yatakaje quality yiwe. Mu by'ukuri njyewe mbifata nkaho ari pressure. The Ben yagize pressure nyinshi kurusha Bruce Melody, bituma nawe yisanga mu gakino ka Bruce Melody uzwi nka Munyakazi. Okay, murakoze. Ngaruka nanone ku kibazo warumbajije, ishusho bigiye gusiga ku muziki nyarwanda muri rusange, kuri The Ben no kuri Munyakazi, Bruce Melody. Ndashaka kugira ngo duhere mu myaka ya kera, uramfasha duhere mu myaka ya kera. The Ben aruta Bruce Melody. The Ben yavutse muri 87, Bruce Melody no muri 92. Byanze bikunze urumva harimo difference y'imyaka nka 6 nimba atari 5, I think, ndakeka gutyo. Mu by'ukuri n'ama interview yose ya mbere wajyaga wumvaga ko Bruce Melody yafanaga The Ben. Muri icyo gihe ndibuka ko muri za 2008 za 2009 The Ben yaratangiye gukawuta icyo bita za ama award, za Slax award, yaratangiye kuzibikaho. Za 2010 yibitseho ibihembo bya best male artist. Ubwo icyo gihe Bruce Melody we nta kintu yarazwi, ntabwo yarazwi. Bruce Melody za 2014 nibwo yatangiye gukawuta kuki kuduhembo. Ubwo uri kumva imyaka irimo, ego urumva automatically urumva ko harimo umwana muri music, hari n'umugrand joueur muri music. Umugrand joueur twamufata nkande nka The Ben, umwana tukamufata nka Bruce Melody. I'm sorry, ntago ari umwana. Impamvu atari umwana nabwo ndaza kubivuga, kugeza ubu ntabwo mukonsidera nk'umwana, yabaye umuntu mukuru. Ariko muri icyo gihe twari dufite abantu babiri, twari dufite Meddy, dufite The Ben, abagabo biyubaha bazi gukipinga value zabo. Nibo bantu ba mbere twagize bazi gukipinga value yabo, baduha umuziki utarimo ikintu bita ihangana, urimo ubutumwa. Birakomeza gutyo. Bruce Melody nka Munyakazi, izina rirabimwemerera, Munyakazi arakomeza arapushinga, ageze ku cyo yifuza, ageze kumanura The Ben kuri escalier nk'iya 15, amumana kuri escalier ya mbere, batangirane bumvane bagende babyigana. Murabizi muri duel ni bujye ukina umupira, hakuntu mugenda mubyigana n'umuntu muri kubyigana, yani yo bita duel, sibyo? Baramanutse amushyize muri duel, bagiye kuzajya bagenda bagira ute babyigana. Kuri icyo nari nshatse kuvuga, bitumye muri aka kanya ikintu navuga, The Ben atakaje quality ku muziki nyarwanda. The Ben yinjiye mu gakino Bruce Melody yamushatsemo kuva kera. Bruce Melody aramufashe, ngiye kuri aka kanya na considera ko Bruce Melody yageze ku cyo yifuza. Bisize Bruce Melody tumuzi nka Munyakazi uhangana, kandi icyo ashatse agize ute akigezeho. Birangiye The Ben wari kuri escalier ya 15 amanutse ku ya mbere kongera kugira ute guhura na Bruce Melody. Nimba ubyibuka neza, mu myaka yashize rumwe bagendaga bashaka kubahanganisha, ariko mu by'ukuri The Ben nka grand joueur muri aka gakino agaceceka, akaba silent. Icyo kintu twarakimwubahiye ku rwego rwo hejuru, sibyo? Ndabizi urabyibuka neza. Nka mugenzi we The Ben, nka mugenzi we Meddy, bose ni abantu bakunda kwicecekera ku bintu bijyanye na competition y'ibibazanyemo, yego. Ariko muri aka kanya pressure yamunaniye, The Ben yananiwe gukawuta iyo pressure, bituma yisanga mu gakino kandi ka Bruce Melody. Kandi mu by'ukuri yakomeza iriya style ye, iriya modo ye, nta muntu wari kumenya ngo who is the first. Twese twari gukomeza duhoze muri yo dilema yo kumenya ngo ninde wa mbere. Wisanga muri music ya The Ben ukumva yikunze, wakwisanga kwa Bruce ukumva bikunze. Ariko ubu bitumye tugiye kumenya ese ninde wa mbere koko. Wenda ntaguciye mu ijambo gato, niba turi kugendana wowe kubwa urabona ko Bruce Melody yabaye successful kubera ko we nk'umuntu yakuze abona, cyangwa se wenda yanakundaga somehow, ageze kuri rwa rwego bashobora kuba bari guterana amagambo he binyuze mu itangazamakuru no mu ndirimbo. Bivuze ngo
hari abamaze kuba successful nubwo ibindi yabyihorera nicyo ushatse kuvuga. yego kuri njyewe Bruce Melody yabaye successful kuko mu by'ukuri nyuma y'igitaramo The Ben yavuze ko bamudisinze mu ndirimbo, ariko mu by'ukuri dissing ya Danje niyo mu ndabo zanjye guhera gutangira kw'indirimbo kugeza gusoza byanze bikunze byose ni ibikorwa byabaye kuri nde, kuri Bruce Melody. Ajyana indabo ku kibuga cy'indege murabyibuka neza, ndanibuka wari uhari. Ajyana indabo agasanga bari kwikina PlayStation, urabyibuka neza. Bakunda kumusereza ngo ni ikinyusi, bamugaragaza inkweto, ariko dissing ya Danje niyo mu ndabo zanjye. Rero aha ndabifata nkaho Bruce Melody achievement yayigezeho atumye mu by'ukuri amuzana mu gakino, mu by'ukuri bigiye gusiga ishusho itari nziza kuri Ben as Tiger B nk'umuntu twemeraga, kandi bigiye kuzamurira ishusho uwo bita Munyakazi. Kuko Munyakazi ndakeka kuri ubu yamaze gutera intambwe. Urabona unyanganiye gukoresha rino jambo, ugatumira besto wawe, mushuti wawe, mukajya mu bukwe, mwamara kugera mu bukwe ugiye gusezerana, ugasanga amafoto menshi n'ay'umugore wawe nande na besto. Ugiye kwaka amafoto umukameramani, usanze amafoto menshi ari aya besto n'umugore wawe. Si ikibazo, ibaze gukora ibintu nka biriya, muri guhatana, mwakoze promotion itari nziza, mu by'ukuri iri unfair, ariko araje mu gitaramo cyawe akoze playinze indirimbo nshyashya ako kanya bita pompom. Ibigaragara management nge ikintu ntari nava hano, inama natanga mu by'ukuri abegereye The Ben nibongere bamubwira ati pressure, bongere bakureho ibintu bya pressure, yongere agaruke mu muziki we nyakuri tumuzi. Abegereye Bruce Melody bo tayari achievement zagezweho, ariko The Ben nka Tiger B twemera nafatirane hakiri kare ataratakaza quality yiwe. Murakoze. Yego, urakoze cyane Happy J. Twihuta n'igihe ntaho kiri kutwemerera abandi bahanzi undi mu muziki nyarwanda muri rusange, ibi birasigiye ishusho, unabijyanishe wenda n'abandi bahanzi suggestions zabo cyangwa se opinions zabo. Barimo ba Kensol, ba Juno Kizigenza bagenda bavuga ko umuziki nta best, umuziki nyarwanda nta best ugomba kugira, wese akora ibintu ku giti cye, akanyuza ku giti cye. Ese wowe urabona gute birasiga iyihe shusho ku muziki nyarwanda muri rusange, mu magambo make cyane adatinze? Murakoze cyane. Ku ishusho bisize nyuma ya kiriya gitaramo, ndabona ko ku ruhande rubi harazamo ikintu cyo guhangana. Munyakazi yahanganye na The Ben, usanga nyine ni ibintu biri gucamo abantu amoko, ariko ku ruhande rwiza birazamura ya industry ya muzika mu Rwanda, kuko buri muhanzi wese arakora cyane kugira ngo agere ejo heza, n'abandi batoya bakiri hasi nabo baragerageza gukora cyane kugira ngo bazagere kuri za ntego zabo bifuzaga kugera. Nk'uko uyu mugenzi wanjye yavuze, Munyakazi yageze ku byo yifuzaga, nabo bazakora cyane kugira ngo bagere ku byo bifuzaga kuba bageraho. Murakoze cyane. Thank you so much. Wow, amazing, massive one. Ubusesenguzi bwimbitse bwiza buryoshye, ngewe nabyita umunsi gusa. Umuziki ni ikintu cyiza, umuziki turawukunda, ucishwamo ubutumwa bwiza. Icyo twakisabira abahanzi bacu ni bakomeza baduhereza imiziki myiza, bareke beef, bareke amatiku, bareke guhanganira izina, kubera ko uretse yubaka izina ku giti cye, kandi twige kuba twakora ibintu kugira ngo tube twebwe ba nyabo mu mwihariko wacu, aho kugira ngo tubikore ko dushimishije abandi bantu. Ntabwo uzanezeza abantu bose, ntabwo abantu bose bazakwemera, n'ugishaka abantu bose bakwemera, icyo gihe ntabwo uzaba uri umukozi, ntabwo uzaba ukora neza. So twabyita umunsi tukabashimira. Hano ni kuri Eme TV show, nica no mubonaho amakuru menshi atandukanye y'imyidagaduro. Mba ndi kumwe n'abajene bagiye batandukanye benshi bigana muri kaminuza y'u Rwanda, bavuga bati umwanya dufite ntabwo tugomba kupfusha ubusa. Our free time, it is not free.
umunyamakuru arashaka amakuru ahora ari update, ahora ari kuri social media, ahora ashaka ibigezweho. That's why tuba twaje hano kuri ipano, kuri channel yacu, kugira ngo tukomeze twunguke ubumenyi kandi twaguke mu bitekerezo. So niba urebye video zacu zose, ukaba ufite inama waduhereza, ukaba ufite igitekerezo waduha, please bring it, don't judge. Ibi bintu nta muntu wayivukanye, ni ukwiga, buri munsi duhora twiga. So duha igitekerezo cyawe, icyo gukosora, niba wadutera n'inkunga, ubona twazavamo imari, ubona twavamo ibintu bya danje, dushoremo. We are here to receive. Je nitwa Emene, ndi kumwe na Kogunaka ndetse na Habi J. Gusa mbararikiye abandi benshi muzagenda mubona hano kuri izi kamera zacu, benshi batandukanye kabisa, bafite impano kandi bakunda uyu mwuga ndetse bakunda n'ibyo bakora bino kinyamwuga kandi bafite inzozi. So reka tubyite umunsi. Nagushimira cyane Habi J. Murakoze cyane. Thank you Kogunaka bro. asante Paul. Thank you cameraman, thank you audience. Reka tubyite umunsi, murakoze cyane. Naho butaha, ciao ciao, bye bye.